uramutse uyabonye afatika afatika najya nakora akazi n'ubundi bisanzwe nagakoraga nimba nahingaga n'ubundi nabaza kajya guhinga agacupa hari umuntu nk'agacupa agahita ashaka kurwana undi agahita akenera inkuru undi agahita nyine yumva nyine yajya nyine abantu si yenda abantu ntabwo imitwe yacu ntabwo ntigoze kimwe yenda hari uyinywa akumva ashaka kurwana n'uyinywa akumva ko ajya gukora iyindi mirimo yo mu rugo yaburaga akazi kaburaga ugatubakorwa karangiza noneho yikanguye wumva ari nk'akaye mba numva afite kamurane ubu nuvuga ngo uramutse wakanyweye wakora kuruta mbere cyane rwose ahubwo ni nabwo nakora neza ukunda kabwo gusa kagwa k'ibitoki karacyaboneka aha ngaha harakorwa n'arinzi karaboneka buke ukunda kwisomera n'akagage ikigage se gikunda rwose n'umwaka urashira ntarakemuka kibona bagicuruza umva bitoroshye ukabyara hanyuma ubu ngubu ukomeje nyine ngo kujya gukora ugiye gukora iki ngiye kwarura amakara amakara watwitse ariko uravuze uti igihe umuntu agihumeka n'ubundi bintu byose biba bishoboka bavuga ko umunsi umwe uzatunga amafaranga nyine ntabwo nakwiheba sinzayabona yenda nzajya mbona make yashoboye kuba nabona nyine nakoresha ibishoboka nimbona menshi nabwo ngira ikindi kintu ngenda nzamukaho kugira nakoresha hajya twakubajije ku kintu kigeze kuko mu buzima busanzwe ikintu kigushimisha utuba dusubije mu gihe ntabwo ko ngiye nta kintu na kimwe kigiye kindakaza umuntu wese duhuye igihe wigeze kwishima ukumva urishimye igihe nigeze kwishima naho nari mfite 200 by'abandi bitari ibyawe ako kantu konyine Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi udukurikiye mu bice bitandukanye muba muherereye mu by'isi twizera ko mumeze neza uyu munsi naho twagarutse nyine birumvikana ni wa mwanya nyine mu bizi ko tugenda tugera ahantu hatandukanye tukareba impano zihari tukareba ukuntu abantu bameze tukareba n'iki baturusha kugira ngo ibintu bigende neza ni ku Cyerekezo TV ese wakanze subscribe wakanze like cyangwa se usangiza bagenzi bawe ibyiza babonye uyu munsi tuba turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye njye nitwa Simeo Habiyambere niyo mazina yanjye ubwo rero bigaragara yuko hari abantu benshi cyane dukomeje kugenda tubona ibitekerezo byanyu ku mashusho tugenda tubashyiriraho ariko bitewe n'impano twagiye tuvumbura ahantu hagiye hatandukanye uyu mwanya tugeze muri quartier imwe hanyuma tuhasanga umugabo nyine ukomeye cyane ufite n'amateka atandukanye agiye kutuganiriza weho gumana natwe hanyuma uze kureba ikintu ari buze kuvuga ubw'ibindi byose ni mu kanya amashusho yose kuva atangiye kugeza arangiye nkuko tugiye kumuganiriza aha hepfo ibintu biraza kugenda neza subscribe wibuka ako kantu right hanyuma reka tumusuhuze bimeze bite wa mugabo sawa tumeze neza ngo witwa nde vitaminane aya ntabwo ari ryo zina abantu nyinya nitazira riritazira barikura kuki barikura ko akunda kubasetsa cyane oya muri zata abantu bamwita nyinya rwose niko kazina kanje banyitanga ubundi gisanzwe rimwe mu mamiranga muntu nyinya neza n'ihanga cyangwa nuko ufite inyinya nuko ufite inyinya okay ibyo byose nabyo birashoboka kabisa ariko nanone ikindi gikurikiyeho nanone birashoboka ko mu buzima busanzwe nyine batubwiye ngo ukunda kubasetsa gute dusetse natwe duseke kubasetsa turaba tuganirije nyine yambaraga mu njya ndakarya cyo rero turisekera urumva ko ari ibintu byiza cyane mu buzima busanzwe wari umeze neza ntabwo ari neza cyane kuko umupaka se ko ndumutembereje ko ncumbitse bishatse kuvuga iki abari nanga ariko uba waje guhiga naje gushaka amafaranga rwanyuma naje guhiga agafaranga warakabonye se kada ntako ndabona nimo ndagahiga kandi uri gukora ndi gukora ariko ntako ndabona pe biri gupfira he ntabwo akazi kari kugenda neza kubera iki yarabaye ngubu urabona gashomeri ngubu amafaranga yarabuze ariko ibyo kurya byo birahari ariko kubona icyo bigora cyo kibazo
amafaranga yabuze yigeze kuba yaboneka hari igihe hajya aboneka nko muke hari igihe umuntu ajya abona agafaranga buke buke ariko ubu ngubu ntabwo kibazo kuba ari mu gashuri gato ntabwo tugeze tukoza wenda nk'imyaka yawe cyangwa se igihe wavukiye ariko ushobora kutubwira wenda nko mu myaka umaze niba ari myinshi niba ari mikeya nk'amafaranga yigeze gutunga menshi ukavuga uti cyabikoze ubu ngubu ibintu bimeze neza amafaranga menshi nawe narafashe mu ntoki n'ibihumbi 200 200 wayafashe gutya urayafashe ariko nawe nyafata atarayanjye ari igishoro umuntu yamaye ubwo ntabwo yaraye aratubwira agiye wari menshi naba nafashe ni nka 30 maze gufata mu ntoki pe ubwo si ubwo wari wayakuye mu bihe nagatungo nari nagurishije hanyuma ayo 200 yafite zo mbagomeze ute nubwo 200 imeze neza nayajaga nkumva byangira ku mutima ariko igihe kiragira ndongera asubiza amafaranga y'abandi waragiye kugeza ku mutima cyangwa wumva gufite ubwo akabaye oya ntabwo banarifite ahubwo nuvuga nta kibazo afite arabayibona agahita yashaka kujya kuyanywera akayajyana mu nkono oya icyo gihe ujya kuyanywera ubuze ikarayawe bwite ariko atarayawe uvuga ati yewe ndashaka gukoraho 1000 subiza amafaranga y'abandi ntabwo bajya kuyanywera ntabwo bantu itazayigira numva ko rero nyine uryaho dukeya cyangwa se ukakenda no kugenda njya hakanyungu nakoreye ibyo byonyine nyine wumva ufite inzozi zo kuzatunga amafaranga menshi genda mbafize cyangwa ntuzi kuyabara amafaranga ye baba we ntabwo yize nashobora pe so miliyoni wayibara nayibara pe nta muntu ugufashije ntawe ufashije rwose ese ni no ku minota ingahe kara ku masegonda noneho uri akamashini ni ku masegonda birumvikana n'izo nzozi ufite nyine zo gukora ukayageraho nashaka ngo ndimo ndasaza se nzayagera urasaza ufite umugore n'abana bangahe abana batatu Seguro uri musaza cyangwa uracyari umusore murageze mu myaka 40 numva ari ikindi kiba gisiga iyo wiruka utarakavuga gutaraka bwo amafaranga urumva barimo bashaka agafaranga umva wakwica nubwo waba ushaje wakwandara izindi mpano ufite ni iyihe yindi sese kereka nimba haramugira neza azangirira neza da uvuze ngo kereka niba hari abajyaneza bazangirira yenda bakanda oya nakubwira impano mu buzima busanzwe mfite kare amafaranga make ngo ni iyo kubona amafaranga make ayo mbonye ayafata mu rugendo nkajya kumushyira iyi niyo mpano wiyumva ni nk'akahe karirimbo uzi kuririmba ntabwo nzi kuririmba pe nose nta radiyo ufite oya nibwo nayigira ariko sinabona umwanya wo kuyumva kuko genda nagiye sinabona umwanya wo kuyumva warawagiye saa 2 nagiye saa 4 nagiye mbere warayumvaga wagiye ntabwo n'ubundi gihe namye mu kazi ntabwo nigera hafi se ndamakipe ntiyafana ibisanzwe umuntu w'umusitari oya ntayafana ariko guhita ndirimba guhita mpanga ndirimba zango ese ni iki kigushimisha mu buzima nk'ubu si ibintu byose ko twaganira nko kuba turimo turaganira nko kundi ugoresha imyanya yose nkuko turimo turaganira nko kundi ugoresha ikibazo nagira reka nta muntu ubona turimo kuganira kubyina se byo urabishobora kubyina oya ntabyo nzi pe ese ikintu ushobora ni iki ntabyo nzi bizi ko kera mwagendaga gutya bakabirya nko mu abagabo mukivuga oya kubyina kereka ari gusoma agacupa byo ntabwo iyo mpano n'ubwa mbere tuyumviye gusoma agacupa byo rwose ibyo byakunda kuko ntabwo byananira ariko kubyina ngo mwiterura gutya nka umuntu agira ibyo ashoboye ariko nk'umuntu akubwiye agoye nk'amafaranga wabikora kwaba ari uguhatiriza ariko kandi kwaba ari n'indangamagara uzajyana kwaba ari ukubyiga ntabwo naba mbikoreye kuzabikora ngo ndabizi hanyuma se ubwo ngubwo niba wenda tuvuge n'urugero izo mpano niba ntazo tubwiye ubwo kuvuga nyine ntayo cyangwa ntabwo nakwiheba nako umuntu iheba ari uko yapfuye se ntabwo ndiheba ntabwo uriheba imana izambonegera ikanzira nzayibona ubu ubonye nk'amafaranga wakora iki ariko hari umuntu abura icyo akora kandi yabonye amafaranga
kandi utazi kuyabara. hari ikintu wari ukomojeho ikintu cyo kunywa agacupa abantu banywa agacupa batariye irabanza ukarya nawe ugacupa kawoka mbese iyo utariye bigenda bite iyo utariye ubwo ni kuvana n'akagacupa ntuba wakabonye oya tuvuye hari abantu bajya bavuga ngo uyaka ngo yataye ngo hari igihe kamugiraho ingaruka nibyo nawe ujya kunywa agacupa ufite icyo washyize mu nda utagifite se utagifite ubwo urakihorera ukabanza ugakora icyo ushyira mu nda akagacupa ubwo se ari ukurya no kunywa ubw'iki wowe icyo washyira imbere cyane ikiri imbere icyo wakwihutira imbere kubera ko uba ufite abana ni ukurya none se ko waba ugiye kunywa wenyine umwana wamuhaye reka ariko se iyo umuntu atariye adaherutse nko kurya wenda akanywa agacupa hari ikibazo ashobora kugira wakijya none se udaherutse kurya ukajya kunywa agacupa unywa amacupa abiri ugahita usinda ariko iyo wariye n'amacupa atanu wayanywa ubwo rero urumva ko utariye ari byo sawa kubera ko warya kubera ko wanywa dukeya ugahita usinda aho yana none ugasinda kare ureko urazi gusinda kumenya ikibazo kiba gihari ni iki wavuze gutembagara kumenya abantu bo kureba hariya ahubwo byiza wasinda ku mugoroba ukabana kukomeza itaha kandi nabwo ukunze kwigusindisha ntabwo ari byiza wanywa nkeya ushoboye kujya mu nda none se gutembagara ese nk'uko urimo uravuga ngo wamara iminsi 3 ukajya kugitangira kunywa inzoga urumva wakwirinza amacupa 3 utarasinda ko icyo bita wenda utembagaye ku manywa icyo bitaye gutembagara nta muntu ukubise baraguseka urumva ko icyo kiba ari ikibazo gusinda ku manywa abantu benshi ntabwo bakunze gusa ari umuntu ariko ntazinze ku manywa ni bamwe ni bake cyane rwose none se abantu iyo batsinze bagira utuntu twinshi bakora we nk'iyo watema agacupa wagafinisha iyo batayemo agacupa ntabwo nkunda kugafiningiza cyane kuko ntabwo nabona amafaranga uramutse uyabonye afatika afatika najya nakora akazi n'ubundi bisanzwe nk'uko nagakoraga nimba nahingaga n'ubundi nabaza nkajya guhinga mu gacupa hari umuntu unywa agacupa agahita ashaka kurwana undi agahita akenera inkuru undi agahita nyine yumva nyine yajya nyine abantu si yenda abantu ntabwo imitwe yacu ntabwo ntikoze kimwe yenda hari uyinywa akumva ashaka kurwana n'uyinywa akumva ko ajya gukora iyindi mirimo yo mu rugo yaburaga akazi kaburaga ugatugakorwa karangiza noneho yikangoye wumva ari nk'akaye mba numva afite kamurane ubu nuvuga ngo uramutse wakangoye wakora kuruta mbere cyane rwose ahubwo ni nabwo nakora neza ukunda kabwoko cyose kagwa k'ibitoki karacyaboneka aha ngaha harakorwa n'arinzi karaboneka buke ukunda kwitsomera n'akagage ikigage se ubundi rwose n'umwaka urashira ntarakira kibona bagicuruza kumva bitoroshye ukabyara hanyuma ubu ukomeje nyine ngo kujya gukora ugiye gukora iki ngiye kwarura amakara amakara watwitse ariko uravuze uti igihe umuntu agihumeka n'ubundi bintu byose biba bishoboka byose birabishoboka uvuga ko umunsi umwe uzatunga amafaranga nyine ntabwo nakwiheba sinzayabona yenda nanzanye mbona make yashoboye kuba nabona bine nakoresha ibishoboka nimbona menshi nabwo ngira ikindi kintu ngenda nzamukaho kugira nakoresha hajya twakoresheje ikintu kigeze kukubaho mu buzima busanzwe ikintu kigushimisha utuba dusubije mu gihe ntabwo ko ngiye nta kintu na kimwe kigiye kindakaza ibintu byose duhuye igihe wigeze kwishima ukumva urishima igihe nigeze kwishima naho nari mfite 200 by'abandi utari ibyawe ako kantu konyine kigeze kugushimisha cyane none se ko icyo gihe nakoraga nyine nkabona mfite akabanda ariko amafaranga mu buzima busanzwe n'iki kigeze kukubabaza uko gutinyira nakwiyaho rero ubukene bwarambabaje reka cyagenze bitetse napfuye nkavuga ko muri ibintu byose byananiye rero Imana izakuza kunyibuka nzakujya ngenda ntombora Tanzania ngera hano mu mujyi ntombora 10 mbese uko usibye ubukene nta kindi kintu cyakubabaje abantu batubwiye ko ngo akantu k'akongereza agafaransa n'agaswahili ngo ujye ugerageza ntabyo nzi sinzi no gusoma pe hari abantu bari bakurikiye iki kiganiro turi kugenda tugana ku musozo ariko bifuza ko nyine tuvuge nka gutya tujya tuba tuganiriye kugira ngo ubutane twongera kugusura kuko tuzi ushobora kuza gusura mu mirimo nyine y'idukora babone n'ikindi kiganiro bisaba kuba ubabwiye uti nk'abantu mwe nimukande kuri subscribe ako kantu nturi bukavuge mukande kuri subscribe kavuge ntibivuga ngo kanda subscribe gasubiremo rimwe gusa kanda subscribe
Karayibe. Vuga ati kanda subscribe ku Cyerekezo TV. Kanda subscribe Karayibe ku Cyerekezo. Uyu yitwa Nyinya rero twa turimo kuganira ubwo ngubwo turamureka nyine akomeze imirimo ariko arakubwiye ngo igihe cyose umuntu ayihumeka ibintu byose birashoboka agiye gukora ubuzima nyine ntabwo buba bworoshye ariko aratubwira ati ngiye mfite icyizere ngeze gutunga 200 z'umukira ariko nkakora nkabona yo kurya reka tumurike rero dukomeze tugende tureba n'abandi batandukanye impano mwazumvisha afite muze kugenda mwumva neza muraza kugenda muyibona duhereza ibitekerezo hasi usangize bagenzi bawe iki kiganiro kandi urebe ko mwibara handitsemo subscribe hagitukuye cyane ubwo nturakandaho ukande kugira ngo n'ibiganiro byacu kandi no kunzogera kugira ngo tubishyiraho tubibona mugire ibihe byiza rero turakomeza kugenda tubahaza ibyiza njye disimiyeho habiyambere n'andi mashusho araza